nguhaye ikaze aho uherereye mu mpande enye z'igihugu cy'u Rwanda n'umujyi wa Kigali cyangwa abaherereye hanze mwese bahaye ikaze. Hanyuma ngenda cyari Jacob Karivano, tugiye gukomeza ikiganiro cyacu kimara iminota 30 kiganira kuri segment enye. Iya mbere tuvuga ku ikoranabuhanga, ariko se ni gute ikoranabuhanga ry'iyi minsi riri kwihuta ryaduhindurira ubuzima. Agace kacu ka kabiri tuvuga amagambo atanu aruta yandi y'uyu munsi. Uyu munsi nayahe magambo atanu nahakumva kabasha kumpindurira ubuzima. Ariko mvuga guhindura ubuzima ntago ari iryo jambo ry'ikinyarwanda gusa tuoya. Amagambo yampindura ubuzima mu buhe buryo? Ino si turimo igizwe n'amafaranga, bivuze ngo niba ubuzima buhindutse nuko mu ikofi hagira ikijyamo. Abatipe murabizi marangamutima, ariko bisaba n'ikofi. Umwana mwiza ntiwamushitura ntacyo ufite mu mufuka w'isi, niko yabiryenye tu ko wabigenza kose ndabizi bizasaba ikofi. Hanyuma agace kacu ka gatatu turareba se yanyuze mu buhe buzima, n'ubuhe buhamya kitwa ihumure. Yanyuze mu biki, byagenze bite, ese we yabitambutse mate? Kuko twese kuba tubona tugenda tugira ibikomere ku mitima, ariko tubashije kumva ijambo n'ubuzima bw'umwe yanyuze mu bidusigira isomo wafata rya buri munsi ry'ubuhamya bw'umuntu buri munsi. Ni ikintu cyabasha kugukomeza, gutuma utera intambwe muri rwa rugendo rwo gushaka ikofi. Agace kacu kandi tuvuga the trending. Ni iki kigezweho muri aka kanya? Uyu munsi ni iki kiri kuvugwa? Niki gihagaze hejuru y'ibindi muri ino si yacu dutuye? Rega ikintu cya mbere ni amakuru. Niyo mpamvu tugomba no kumenya amakuru. Turangiza tumenya amakuru. Ibintu byose tuvuga muri kino kiganiro tuba dushaka kumenya, ese nakora iki ikofi yanjye nyibyibushye? Hanyuma njye uri kubwira ikofi ntago ari ikibazo. Ikofi iyi. Hanyuma agace ka mbere mu ikoranabuhanga turareba ese ni gute abantu bakorera amafaranga kuri YouTube cyangwa ku mbuga nkoranyambaga. Ni kenshi tuba turi mu magurupe yacu, Facebook, WhatsApp cyangwa kuri Twitter, ukabona abantu ukabona abantu barimo barohereza message ushaka gukora subscribe, wansanga kuri YouTube, washaring ibingibi ntibisanzwe, dore noneho karabaye message nk'izo. Ariko kibaza ibindi bintu bidutesha umutwe. Groupe yacu sicyo yaremewe, ariko hari uburyo abantu bakoreramo amafaranga kuri YouTube. Nago just hari ahantu ho gukura indirimbo, kurebera filime, ibintu biri aho ngaho gusa. N'ahantu ushobora no gukorera amafaranga. Cyane urubyiruko ni kenshi tuvuga ngo ibintu byaranze, twabuze aho dukura amafaranga. Narize ariko ibyo nize nabuze akazi, dore igishoro cyarabuze. Ariko abanyabwenge bamaze kubona umuvuno wo kubona amafaranga. Murabizi hari ingero zimwe na zimwe twatanga z'abantu bamaze kugafata kubera byonyine gukoresha YouTube. Ari amashusho ubonaho, video ubona bashyiraho, ntago ari ibintu biri aho ngaho gusa bidafite icyo bivuze cyangwa ari imvune batakaza ku busa. YouTube irahemba. Hanyuma reka dutangire segment yacu ivuga ku ikoranabuhanga. Tugiye kurobora hamwe uburyo umuntu yakorera amafaranga kuri YouTube, uburyo ushobora gusarura amafaranga binyuze mu mashusho ushyira kuri YouTube. Uko ikoranabuhanga ritera imbere, ni nako umubare w'abarikoresha ugenda wiyongera. Ibi ahanini bigirwamo uruhare runini n'imbaraga zishyirwa mu ikwirakwiza ry'ibikorwa remezo bituma abantu boroherwa no kwikorera cyangwa gukoresha internet. Mu bikorwa remezo bikwirakwizwa harimo n'itumanaho. Abantu babasha kubona internet ku buryo n'umubare w'abayikoresha ugenda wiyongeraho. Nko mu Rwanda habarurwa abagera kuri 45 by'abanyarwanda, mu gihe hejuru ya 90 by'igihugu cyose hagejejwe umuyoboro mugari wa internet yihuta ya 4G. Benshi mu bakoresha internet usanga umwanya wabo munini bawumara ku mbuga nkoranyambaga baganira n'inshuti zabo, mu gihe abandi baba bashyiraho amakuru yabo atandukanye arimo
n'amashusho, amajwi n'ibindi. Mu gihe ibi hari ababikora basa n'abishimisha, hari abamenye ibanga kare aho bitagarukira mu kwinezeza gusa, ahubwo usanga baratangiye kubisaruramo amafaranga. Mu mbuga nkoranyambaga zagufasha gukorera amafaranga harimo nka YouTube, ishyirwaho amashusho n'amajwi atandukanye, uretse kuba ashobora kwifashishwa mu kwamamaza ibikorwa byawe bisanzwe. Ibyo ushyizeho nabyo ushobora kubyishyurirwa. Mbere yo gutekereza gukorera amafaranga ariko ugomba kubanza kubaka konti yawe neza, ndetse ugafata umwanya wo gutegura amashusho cyangwa amajwi wifuza gushyiraho. Ibyo ushyiraho kuri ku rubuga rwawe rwa YouTube bigomba kuba bifite umwihariko ku buryo iteka abantu bashishikarira kubireba. Uko urushaho kongera umubare w'abasura konti yawe, ni nako ugenda wongera amahirwe yo gukorera amafaranga menshi. Uretse kuba bigirwamo uruhare n'umwimerere cyangwa umwihariko w'ibyo ushyiraho, kubisangiza n'inshuti zawe ku zindi mbuga nkoranyambaga nka WhatsApp cyangwa Twitter nabyo biri mu byagukururira abantu bareba ibyo wakoze. Igihe ubona ko umaze kubaka konti yawe neza ndetse n'abantu banyurwa n'ibyo ushyiraho, uba ushobora gutangira kubibyaza umusaruro. Amashusho ushyiraho agatangira kwinjiriza amafaranga. Uru rubuga rwa YouTube mu ntangiriro z'uyu mwaka rwashyizeho uburyo bushya bwo kwemerera konti zikurikirwa na benshi kwinjira mu muryango wabarufasha kwamamaza ibikorwa by'abafatanyabikorwa. Wemererwa gutangira gukorera amafaranga mu kwamamaza ku mashusho bashyiraho ni wujuje ibisabwa gusa. Wemererwa kwinjira mu muryango w'abamamaza YouTube Partner Program, agomba kuba byibuze afite abamukurikira abo ukunda kwita subscribers 1000, ndetse amashusho yose yararebwe n'ibihumbi 4 by'amasaha. Abarebye video zawe isegonda rimwe ry'umuntu umwe, umunota umwe, byose wabiteranya bikaba amasaha 1000. Kwinjira mu muryango w'abamamazanya na YouTube, hajya kuri konti akoresha, agakanda ku ifoto y'imuranga iri ibumoso mu gice cyo hejuru, agahitamo ahanditse Create Studio. Uwageze muri icyo gice akanda ahanditse Channel ibumoso, akongera agakanda Status and Features, ubundi agahitamo Monetization. Iyo wujuje ibyavuzwe byose bisabwa, uhabona akarongo gatambitse k'icyatsi kibisi ndetse n'ijambo eligible rikwemerera kuba wasaba kwinjira mu bamamazanya n'urubuga. Wemerewe kubisaba, abona ahanditse Enable, akakanda hanyuma agakurikiza andi mabwiriza ahabwa yo gufungura konti ya Google AdSense. Kiba gisigaye nuko buri mashusho utanga uburenganzira bwo kwiyamamazaho. Uhitamo ahanditse Monetization with Ads munsi y'izina ryayo, ikizakwereka ko akwinjiriza amafaranga n'akamenyetso k'amadolari kamwe muzi kenda kumera nka S kaba kari imbere yayo. Ikindi cyo kuzirikana nuko guhuza YouTube yawe na konti ya Google AdSense ituma amatangazo yamamaza abasha kujya ku rubuga rwawe ukagenda ubarirwa amafaranga runaka yiyongera bitewe n'umubare w'abayakanzeho cyangwa bayarebye igihe kinini. Kugira ngo ufungure konti ya AdSense ugomba kuba uje imyaka 18. Biba byiza iyo ufite konti muri banki cyangwa ukoresha PayPal. Ifasha umuntu kwakira no gutanga amafaranga binyuze kuri internet. Utanga kandi n'amakuru yafasha YouTube kurushaho kumenya ugiye kujya yohererezwa amafaranga uwo ari we. Amafaranga yasaruwe mu mashusho ashyirwa kuri YouTube yoherezwa buri kwezi kuri konti ya Google AdSense. Ibi bikorwa kuva ku itariki ya 10 kugeza ku itariki ya 14 za buri kwezi, ariko bigakorwa gusa iyo yagejeje ku madolari 100. Ibi ni nako bigenda
ya 21 aho yoherezwa kuri konti ya banki yatanzwe mu myirondoro. Urubuga Video Power rutangaza ko mu gihe hari abyibeshya ko kugira umubare mwinshi w'abantu barebye amashusho washyizeho bituma winjiza amafaranga menshi, atari ko bimeze, ahubwo yinjira bitewe n'abagize icyo bakora ku matangazo yamamaza yashyizweho. Ubwoko bubiri bw'amatangazo nibwo bukoreshwa mu kwamamaza kuri YouTube. Hanyuma nanjye ubivuga ushobora gukora subscribe kuri no channel ya Kodu TV, just nukureba handitse subscribe ugakandaho kabona akantu kameze nk'inzogera, hanyuma naho ugakandaho. Nababwiye yuko gufashanya kuremera nta gufashanya cyangwa kuremera umuntu si ugufata kirasenga n'ibishyimbo, dore ka abenshi turi i Kigali tudahinga. Nubwo ujyaho ngo subscribe ugakandaho ntacyo bitwaye, ntabwo bisaba amafaranga, ntabwo bisaba ubutunzi, ni umutima ubishaka. Hanyuma tugakomeza tukabana n'inkunga ikomeye. Hanyuma wumvishe uburyo wakorera amafaranga ukoresheje YouTube. Hanyuma ikibazo ugira wanyandikira muri comment nkagusubiza, cyo kansanga ku mbuga zanjye nkoranyambaga arizo Facebook, Twitter na Instagram, wanditse ijambo Kodu Karivano. Hanyuma segment yacu ya mbere naha irangiriye, tugiye gukomeza n'agace kacu ka kabiri. Wakoze cyane kuba ukinkurikiye, reka dukomeza. Mu buzima bwacu bwa buri munsi wakubaza amagambo wumvishe ntago wamenya umubare wayo, ariko se ayakugiriye umumaro nayahe? Amagambo agira umumaro abundi abare amagambo amezi iki? Amagambo amezi ate? Amagambo akoretse ate? Ni kenshi wumva ahantu hatandukanye bakubwira ngo ijambo ryahindura ubuzima bwawe, ijambo ry'umunsi, ijambo. Hanyuma kibaza Kodu Karivano we yazanye amagambo afite irihe tandukaniro n'ayandi magambo dusanzwe tumva ahantu hatandukanye, dore ko kugeza uyu munsi media yo mu Rwanda yagutse, yabaye ngari, source of news sigaye ari ngari cyane. waba wagiyumva ijambo, ariko umunsi ngewe nkuzaniye amagambo 5 yaguhindurira ubuzima. Ariko nyumvuga guhindura ubuzima, just ingaruka kuri kashi. Guhinduka k'ubuzima se ni iki? Guhinduka k'ubuzima ntago ari uko ari igikara ukaba inzobe, ndabizi ko byoroshye ugaraka mukoro ko gasiga we. Guhinduka k'ubuzima ni ikofi, kuko ino si turimo ikofi niyo iri kugenga buri kimwe uko isi yizengurutsa. Hanyuma amagambo 5 ni amagambo tubona ya buri munsi tuzatuvuga ku magambo 5 yahindura ubuzima bwawe. Hanyuma ni byinshi umuntu anyuramo, ukagira ibikomere by'ubwana bwawe, ibikomere by'uburyo wakuze bikakuyobora mu nzira za buri munsi unyuramo. Ariko hari inama, hari amagambo wakumva gatuma uhinduka, ukavuga ati uyu munsi ngiye kuba Karivano mushya, uyu munsi ngiye kuba Emmanuel mushya, ngiye kuba Claudette mushya, uyu munsi ngiye guhinduka, ku buryo nibura bagenzi banjye babona ko nahindutse, babona kwa kundi nitwaraga katakiri ko ndi, kwa kundi bamfataga nk'umuntu usuzugura ko byarangiye, wa muntu utajya wumva, bamwe bafata nk'igisambo, undi bafataga nk'umufunga mutwe, wa wundi wirata, wa wundi ugira amahane, wa wundi utumva, ugahinduka ukabundi wundi. Ibyo nta handi biba, biva ku buhamya, ku magambo, ku ijambo wumvishe rikagukora ku bwonko, ukaba wahinduka. Kandi umuntu ntago yiberaho, umuntu aberaho uko umuntu ntago yiberaho, aberaho society, aberaho abandi. Umugabo muzima ni uhora yiteguye gutabara abababaye, abafite ibibazo, we ni umugabo muzima. Hanyuma amagambo 5 ngiye wera ku ijambo rya mbere rikomeye. Wera ni ijambo rya mbere rikomeye, ushaka kuryumva rikagucoma amatwi ukaryita akantu koroshye, ariko ni ijambo rikomeye. Amahitamo akomeye ufata uyu munsi niyo atuma ubuzima bwawe ejo buzoroha. Uburyo uhitamo byoroshye nibyo bizatuma ubuzima bwawe bw'ejo bukomera. Uyu munsi ukumva unaniwe, kugira intege nke mu kazi, kukitwaraho nabi, kukica uko ubishaka, nibyo bizatuma ubuzima bwawe bw'ejo bukomera. Uburyo uvunika, uburyo wihiringa ijoro n'amanywa, uburyo ushaka inzira zose, uburyo ugakora ikigenda ugasanga mu gitondo ku mugoroba ukihiringa, nibyo bizatuma ubuzima bwawe bw'ejo bworoha. Kandi ejo niharangira, niyo mpamvu bidusaba buri munsi gukomeza gukora ibikomeye, gusaba gukoresha imbaraga zacu dufite zose, impano zacu dufite zose, kubira ibyuya, kugira ngo ubuzima bwacu bw'ejo
buzorohe. Ni kenshi ubona umuntu wagafashe dukunda kwita ngo wagafashe w'umukire ufite amafaranga ngaba turi Imana yaramuhaye yageze ariko biterwa n'ibyo ukavuga ngo umuntu yaragafashe ariko biterwa n'imvune yagize akiri muto, yarabivunikiye byaramuvunnye yarabikoreye. Niyo mpamvu uburyo uvunika cyane uyu munsi nibyo bizatuma ubuzima bwawe bw'ejo bworoha. Hanyuma uburyo woroshya ubuzima uyu munsi ukaryoshya bituma ejo ubuzima buzagukomerera. Hanyuma iryo ryari ijambo rya mbere, kandi abizi niba ufite amatwi ryumve neza nawe urisesengure ku giti cyawe urasanga ibintu ndi kuvuga ari ukuri. Hanyuma ijambo rya kabiri, uburezi ni intera iva mu mwijima ijya mu rumuri. Uburezi ni intera iva mu mwijima ijya mu rumuri. Kwiga kuvunika ukiga ni ukuva mu mwijima ugera mu rumuri. Hanyuma hari abantu atazi, hari umuntu ubutazi ko ari mu mwijima, hari umuntu ubutazi ko ari mu mwijima. Buri muntu akenshi usanga kubera kwihagararaho kw'ikiremwa muntu yumva ibyo arimo ariko kuri, yumva ubuzima bayemo ibyo akora ibikorwa bya buri munsi ariko kuri. Ariko kwiga kuki umuntu afata ibihumbi bye 800 afata miliyoni akajya gushora ku ishuri akajya kwiga kandi abizi neza ko yabyara ibindi bikorwa byinshi byamwinjiriza. Ariko ni kwa kuva muri wa mwijima ujya mu rumuri. Bifite ingero nyinshi, ariko ni byiza ko mu buzima bwawe bwa buri munsi uhora urwana urugamba rwo kwiga, dore ko bikarishya n'ubwonko, byongera imitekerereze, kandi gutekereza ni umusemburo w'iterambere. Uburezi ni kimwe mu bishoro byagutunga, ni kimwe mu byo washora ukaba wizeye ko ahazaza hawe hazaba heza. Ijambo rya gatatu, gumisha amaso yawe ku nyenyeri, ibirenge byawe ubigumize ku butaka. Hanga amaso yawe mu kirere, hanyuma ibirenge byawe bifate ku butaka bikomeze. Iri jambo ni ijambo rikomeye, kuko ushaka gutekereza amaso yanjye nyahoze ku nyenyeri, ibirenge byawe mbitsira. None se amaso yanjye ngenda ndaramye, ngenda nseta ibirenge kugira ngo bigume ku butaka? Oya, si icyo nshaka kuvuga. Ahubwo komeza intumbero zawe, reba imbere yugana, reba icyo ushaka, gihoze amaso, uhora ukora igishoboka cyose ngo uzakigereho. Komeza utsimbarare. Niba ufite impano yo kuririmba, rwana urugamba, gana aho abaririmbyi bari, reba ibikorwa wakora bikuza bigakarishya n'impano yawe, uko niko gukomeza amaso yawe yahanze mu kirere. Hanyuma ibirenge byawe bigumize ku butaka gute? Higa, banza usesengura urebe n'icyo ufite, n'iki wabonye ugikomeze kugira ngo uzakurure n'icyo utarageraho. Uyu munsi ufite ikibanza ariko urifuza ejo kuzagira inzu. Cya kibanza banza ukigumane, kigira ingingo ya mbere ugomba gukomeza. Hanyuma amaso yawe yatumbera imbere, urebe ikindi wakongera kugira ya nzu uzayuzuze, aho kugira ngo ahubwo ufate n'icyo wari ufite nk'utagifashe kizagucike ngo ukeneye kureba ikiri imbere. Ni nk'umukinnyi w'umupira w'amaguru mu gihe ashobora gutumbira izamu ashaka gushotamo ngo atsinde igitego, ariko akibagirwa yuko icyo gitego ari bugitsinde yateye ishoti, akirengagiza ko ari bugitsinde ari uko wa mupira ari gukina akiwufite. Reba neza niba icyo wabonye ukigifashe, hanyuma ubure amaso yawe urebe icyo ukeneye kugeraho, urwana urugamba rwo kukigeraho. Ndacyari Jacques Duka Rivano, wakora subscribe. Rege muzija subscribe, mwabyumvishe mu nkuru nakoze ya segment yacu ya mbere ivuga ku ikoranabuhanga nabwo buryo umuntu yakora amafaranga kuri YouTube. Nakundi wabonye ko kugira bikunde na subscribers ziba zihari, niyo mpamvu nkubwira ngo niba uri kunyurwa n'ibyo ni kukubwira, just reba handitse subscribe ukandeho, umwana kandi kameze nk'inzogera ukandeho, ujye ubana natwe buri munsi. Inkuru zose nkizeho uzajya uba uwa mbere mu kuzibona. Ijambo rya kane biravuga ngo gerageza kubera umukororombya umuntu sorry kandi munyihanganire. Gerageza kubera umukororombya mu kirere cy'umuntu. Ikirere cy'umuntu gerageza kukibamo umukororombye. Ni kenshi tugira inshuti zitandukanye, inziza nimba, ariko
haranira ko mu nshuti yawe ubuzima bayemo umubera nk'umukororombya, haranira ko nibura ubuzima baye hagufata nk'inkingi ya mwamba, abona ko ubuzima bwe bukomeye kubera wowe. Ni nako kugira inshuti magara kuko azagira ubwoba bwo kugusiga. Reba ubuzima mugenzi wawe wabayemo, uharanire ko uba nk'ishyiga ryiwe ry'imbere. Ibyo ukora mu kinyarwanda dusanzwe tuzi yuko ugira neza ukayisanga imbere. Uko ukomeza ubera benshi ishyiga ry'inyuma, ni nako nawe ubuzima bwawe bw'imbere uzasanga buharuye. Rega ntago bivuga kuba inshuti y'umuntu hari ukumugurira buri weekend, hari ukumusohokana, hari ukumufasha. No, just gira imyitwarire ituma mu buzima bwa mugenzi wawe ubamo nk'umukororombya. Hanyuma ijambo rya gatanu, uyu munsi niyo mahirwe rukumbi ufite yo kubaka ejo hawe hazaza. Uyu munsi izi saha uba uri kunyumva niyo mahitamo, niyo mahirwe rukumbi ufite yo kubaka ejo hawe ushaka. Ese ushaka kuzaba iki? Umukinnyi w'umupira w'amaguru ukomeye, umunyamakuru wabigize umwuga kandi ubibashije, ushaka kuzaba umukinnyi wa filime, ushaka kuzaba umucuruzi ukomeye, ushaka kuzaba umupolisi, umusirikare, ukagira amaranka, amapeti. Uyu munsi ni wo munsi wo kubaka ejo hawe hazaza. Banza umenye nshaka iki, ni iki mfite se ku byo nshaka, nakora iki se, nahinduraho iki se, ni iki cyo gukora se ahubwo kugira ngo ngere kuri cya kintu nshaka. Nakubwiye ko iyi Code Show, iki kiganiro cyanjye mbagezaho cya buri munsi, twibanda ku kintu cyose cyatuma ubuzima bwacu bw'ejo buzamo inoti. Nakwangiza umwanya. Niba uri kumwe nanjye, ni urugendo rwo gushaka inoti, no gukarishya ubuzima, no gukarishya ubuzima, no gukarishya umutwe. Ni itsinda ry'amagambo yatuma ejo hawe uhabaho ufite inoti. Ariko si nka bya bindi by'abarimu, by'abarezi, uretse ko mbubaha wigisha umuntu kuba muganga akajya kuvura akaba dogiteri akomeye kandi wowe wakujyana utabyikorera. Si ukubwira uburyo wabonamo amafaranga kandi ngenda aho reka amafaranga twarayagwije, baturi aho turi no gusagurira ku badukurikiye. Kara gace kacu ka kabiri tujye ku gace kacu ka gatatu bita ihumure. Rega iyi si tubayemo ntago ari ijuru, niyo mpamvu umunsi umwe ibibazo bizakugeraho, umunsi umwe amarira uzayamena, umunsi umwe uzababara, umunsi umwe agahinda kazakwica, umunsi umwe uzibaza impamvu isa ari weho yahindukiye umukara, uzibaza iki Imana ikuziza, umunsi umwe uzumva ubuzima bwanze. Ariko umenye ko isi ubayemo ntago ari ijuru, hari igihe kigera ubuzima bwawe bugahinduka. Ibibazo tubamo biba byiza kumenya ubwenge bwo kubyitwaramo, aho gucika intege burundu ngo ugwe hasi urambarare. Oya, ibibazo bibaho, turapfusha, imiryango yacu iratandukana, abo twakunze baradusiga, ariko biba byiza iyo umenye yuko ibyo ngibyo biza bikarangira, ukomeza ukarwana urugamba rw'ejo hazaza. Tugiye kujya mu gace kacu rero kihumure kitwa isi nagaho ari ijuru, isi si ijuru. Hanyuma dukomeze mu kanya n'agace kacu ka gatatu. Mu gace rero kacu ka gatatu tugiye kurebera hamwe ubuhamya bw'umusore hano yaduhaga. Ni ubuzima yanyuzemo bushobora kuduha isomo ryacu ry'ejo hazaza. Hanyuma ubuhamya yabwise isi si ijuru. Hanyuma ni ubuhamya bufite uduce icumi, ariko mu nkuru yanjye nakoze y'ubushize navuze ku gace kayo ka mbere, ariko reka mbanze mpere ku ka mbere kugira ngo dukomerezeho n'aka kabiri. Utarabashije gukurikira aka mbere akurikirane inkuru yose uko iteye. Muri aho basomyi b'iyi nkuru, reka nyihere ubwo nari mfite imyaka 13, nibwo nari nyisoza amashuri abanza. Natsindiye kujya muri segonderi mu rugo. Twari dutuye ikibungo, aho bakunze kwita mu Gisaka. Dutuye mu gace k'icyaro, usibye ko kugera mu mujyi ni iminota mike kuko ni hafi
yacu. Mama wanjye ni umuhinzi naho papa yigishaga muri primaire. Ni njyewe mwana mukuru mu muryango w'abana bane. Ni njyewe Ishimwe Nikora, mushiki wanjye unkurikira yitwa Amahoro Claudine, gakurikirwa na Mutoni Claire na Bucura bwacu Cyusa Fideli. Turi umuryango wifashije ku rwego rwo mu cyaro, usibye ko nta gihambaye dufite nk'ubutunzi. Usanzwe ndi umwana utuje kubera gukura papa yigisha mu kigo aho nigaga. Nakoranaga igitsure kugira ngo ntagaragara nabi imbere y'abambona ndetse n'imbere ye, bigatuma nkubita, dore ko n'abana bamwangaga cyane ngo arakubita cyane. Bya primaire murabizi namwe, bya primaire namwe murabizi. Rero nahoraga nitwararitse, nkahorana discipline cyane ku ishuri. Byanatumaga nsinda neza amasomo, ari nabyo byatumye nsinda ikizamini cya leta gisoza amashuri abanza. Ubwo nsinze banyohereje kwiga mu Ruhengeri Ecole de Science, bamwe murahazi, hari kure ariko mu rugo bamboneraga itike yo kujyayo Minerval na Leja de Poche, ku buryo nanjye nabaga nsanuturutse mu muryango ukomeye. Ubwo nagiye mu wa mbere unkurikira Claudine ari mu wa gatanu primaire, naherekejwe na papa njya ku ishuri. Yangejejeyo arampanura bya kibyeyi, anyumvisha uburyo ngomba kwiga nshyizeho umwete, bityo nkazagira icyo marira umuryango wanjye. Ambwira ko ngomba kugira discipline ku ishuri ku buryo mba intangarugero mu kigo hose nk'uko primaire byari bimeze. Nsezeranya ibihembo mu gihe naba mbigezeho, nanjye mwemerera kuzakoresha imbaraga nyinshi nkabigeraho. Ubundi aransezera arataha. Nk'umuntu mushyashya, ikintu cya mbere aba atinya ni ukunyuzurwa, usibye ko njye bitambayeho. Padiri yari yarabibuzanyije, yarabwiye ko ufashwe abikora agomba kuhita yirukanwa. Ubwo natemberejwe ikigo n'abanyeshuri bahasanzwe, nari nagiyeyo ku cyumweru. Bigeze ku mugoroba mu masaha ya etide, nagiye muri classe aho nagombaga kuzajya nigira. Nasanze yo abandi bagenzi banjye tuzigana, birumvikana nta kindi cyari gukorwa usibye kwiganira, gutera story. Narebye ahantu hari hicaye akagroupe k'abahungu batatu, nanjye ndabegera. Umwe yitwaga Thierry, muri Nisamu, wa gatatu bamwita Jean Paul. Narabegereye, bivugiraga amafilime babonye, nta bindi biganiro urebye twagiraga. Ubwo twaraganiriye, Thierry na Jean Paul bavukaga i Kigali, naho Samu yari uwaho mu Ruhengeri. Ubwo nababwiye ko mvuka Ikibungo, bahita batangara, batangira kumbaza iby'amarozi ahavugwa, abantu bagendera ku dutaro, ibintu nk'ibyo. Gusa njye nababwiraga ko nta kintu na kimwe mbiziho, uko babyumva nanjye mbyumva gutyo, kandi ko ariko kuri nari ngeze iyo myaka ntarakabona agataro. Nari numva n'uwo bavuga ngo uyu akagenderaho. Twarakomeje turiganira kugeza tugiye kuryama. Abo nibo babaye inshuti zanjye za mbere ku ishuri. Naho twari twashashe muri doro, twahise duhindura turegerana. No muri karasi twahise twicara ahantu hamwe, mbese tuba groupe imwe ya yindi, aho umwe ari n'undi aba ahari. Ubwo twese intego twari dufite, nubwo twabaga twiganirira, byari ugutsinda tukayobora class, haba muri discipline no mu manota. Uko iyo groupe twari tumeze, buri umwe yaragiye afite impano ye. Nari nzi gushushanya cyane ku buryo buri ubibonye yabikundaga. Thierry nk'umwana wo mu mujyi, yari umubyinnyi, umuririmbyi, yanakinaga basket, byatumaga agira inshuti nyinshi kandi yakundaga no gusabana, ari umwana mwiza. Naho Jean Paul na Samu bakinaga football. Ubuzima aho mu kigo bwarakomeje, ndetse igihe cy'amateste kiragera turayatsinda neza. Gusa twanganyaga amanota muri byose kubera twabaga twize bimwe, ku buryo washoboraga no kuvuga ko dukoperana. Ubwo no gusenga, twese twajyaga gusengera hamwe, rimwe mu baprotesta, ubundi mu bakatolike cyangwa abadive, gutyo kugira ngo buri wese asengere iwe kandi ari kumwe n'inshuti ze. Ubwo umunsi umwe twari muri classe, abandi bari kureba umupira. Hari muri weekend, nibwo haje umukobwa yigaga mu wa kabiri yitwa Yvette, ansaba ko namushushanyiriza igishushanyo, ngo baramubwiye ngo nzi gushushanya. Nabanje kwanga, gusa nyuma
ndamwemerera ndabikora nka nyuma y'iminota 15 musubizi ikaye ubwo yamaze kuhava sasa batsiyeri baranserereza ngo nsigaye ntereta nyine bumvaga ari uwo ndi gutereta baranserereza byahatari ubwo haciyeho iminota nka 30 mbona sinabivamo kuko bari bandembeje nahagurutse ngo nsohoke mbakwepe mbe nigiriye aho batari bunserereze bibanze byiha aho batari bunserereze bibanze byibagiraneho gato gusa byabaye iby'ubusa kuko nigera hanze nahise nkubitana na Yvette aho hanze yasaga nawe nkujaga naho twari turi muri karasi twarahuye ahita ahagarara nanjye ndahagarara twararebanaga nta numwe uvugisha undi maze hanyuma ngushimiye by'umwihariko kuba twabanye reka dukomeze n'ibindi bikurikiyeho ku munsi w'ejo murabizi ko kino kiganiro gicaho buri munsi iminota 30 itegura ejo hawe hazaza na Jacques Dukarivano kuri Facebook, Twitter na Instagram. Hasta la vista, let's meet next days. Segment dutana ka gatanu ntabwo turagatangira agasegment k'ikoranabuhanga uburyo ikoranabuhanga ry'iyi minsi ryatwinjiriza amafaranga kabara akambere aka kabiri na amagambo 5 yatuma ejo uba umumiliyoneri aka gatatu ni ihumure ariko gace turimo ubu ngubu kwihumure hanyuma aka kane the trending dukomeze n'agace ka kabiri reka dukomeze igice cyacu cya kabiri cya ya nkuru yitwa isisi juru turi mu gace kacu ka gatatu kitwa ihumure n'ubuhamya turi guhabwa n'umusore wacu Nikora hanyuma ubwo twarahuye mitamagarara nawe abanza arahagarara turarebana gake nta numwe uvugisha undi ubwo kubera batsiyeri bari barimo banserereza nabo bahise baza bankurikiye bageze mu muryango babona turi kumwe bahita bibwira ko hari ibyo turi kuganira basubira inyuma kandi noneho bari baje gusakuza Okay, sorry, noneho bari baje basakuza nta nundi muntu uri aho Yvette yahise ababona ambaza impamvu basibiyeyo mubwira ko ntabizi ubwo mbambonye aho mpera ntangira kumuganiriza mubaza aho yaragiye ambwira ko nubundi ari nge yaraje kureba mubaza icyo anshakira ambwira ko ari inshuti ye ibonye ibyo nashushanyije ikifuza ko nayo nayishushanyiriza ibyo bishushanyo ni bimwe biga muri biology nibyo bari bariho numvaga namuhakanira pe kubera nangaga kujya ahantu ndicara nta muntu mpazi nanga kujya ahantu nkahicara nta muntu mpazi gusa kubera uburyo yarateye nahise mubwira ko nta kibazo ntagenda nkamushushanyiriza yari umukobwa mwiza pe useka neza gusa ufite amaraso ashyushye ubwo naragiye anyinjiza muri class yabo anjyanaho yicara ku ntebe ya kabiri nahasanze ku ruhande rwo hirya hicaye umukobwa bicarana namusuhuza Yvette ambwira ko ari umushuti we bigana witwa Natasha nanjye amubwira ko nitwa Nikora ndi mubyara we ubwo nahise nicara ku ruhande rumwe na Yvette yicara imbere yanjye ariko areba inyuma ibyo narinje gushushanya byari iby'uwo Natasha naramushushanyirije ariko barimo batera story gusa nyine numvaga zimbihiye namaze gushushanya numva ko ubwo ngiye guhita nigendera gusa nyimara kumuha ikayi arambwira ngo mbe ngumye aho tube twiganirira naremeye gusa noneho birahinduka Natasha abari we utangira kuganira cyane ambaza iwacu ndamubwira nawe akambwira ko iwabo ari Kigali ambaza imyaka ndamubwira nawe arambwira nsanga turangana ubwo ari nako Yvette yambwiraga
nawe twaranganaga twagumye aho tuganira bigeze aho ibiganiro birashira dutangira kuvuga ku masomo bakambwira ukuntu umwarimu utwigisha abaza bangira inama ukuntu nzakanira nkimuka neza ubwo Yvette niwe noneho wafashe ijambo arambwira ati urabona nkanjye umuntu wese umbonye hano mu kigo amfata nk'agasazi ku buryo bamwe ahita yumva ko no mu ishuri ntsindwa gusa aha haroroshye ugereranyije na primaire rero buri kintu uzajya ugikora mu mwanya wacyo uzatsinda neza hanyuma wakoze kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro iminota yose cyafashe reka duhure ku munsi w'ejo hasta la vista